Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuje bene data muri iki gitondo. Tubyutse duhereza Imana icyubahiro. Ni ukuri Imana ishimwe. Ikomeje gusohoza amasezerano. Umugambi w'Imana ni muremure cyane ku buzima bwawe. Ni ukuri Imana ntabwo yakemera ko ikubamo ideni. Nta nubwo wapfa itarasohoza ibyo yavuganye nawe, kuko isezerano ryayo ku bayizera ni uko igomba kudusohoreza ibyo yavuganye natwe. Ntabwo bizasohorera ku biti, cyokoza nuva mu kw'Imana, ukava mu mategeko yayo, ukava mu gakiza, bishobora kuzasohorera ku bana bawe. Kuko nimba aravuze ngo abana bawe bazarya bahage, hari igihe wowe wajya kubishakira mu zindi nzira n'ubundi ntuhage, ariko kuko yavuze ngo abana bawe bazarya bahage, ni ukuri niwaba utanahari bazarya bahage, kuko byavuye mu kanwa k'Uwiteka. Dushimiye Imana rero muri iki gitondo, izinze ijoro izingura amanywa, irabyongeye irabikoze, ntihabwe icyubahiro. Ibi byose ni ibihamya by'uko Imana idufiteho umugambi mwiza. Uyishime rero mwene data aho uri hose, nshuti yanjye, bakristo b'itorero Rayono, mujye mubanza Imana hose muri byose, muyihereze icyubahiro. Ni ukuri Imana igira neza. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Rayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti Imana irinda isezerano. Rero Imana irinda isezerano, ikarinda n'uwo yarihaye n'uwo yarivuzeho, kandi Imana isohoza amasezerano. Turi abagabo bo kubihamya. Ntabwo Imana ivuga amasigara cyicaro. Imana irihagije, ni Imana ishobora byose, ni Imana y'inyembaraga nyinshi cyane, ni Imana y'inyabushobozi. Ndagira ngo nkubwire rero, Imana irinda isezerano kandi yarangiza ikarisohoza. Imana, impamvu mubona ibi bintu byose bimuvinga, mukabona ibintu byose iterambere, mukabona ibintu byose biri kugenda bicamo, buriya ni amasezerano Imana iba iri gusohoza. Ni amasezerano Imana isohoreza abo yagiye iyaha. Imana nimba hari abo yabwiye ko bazaba muri etaje, igomba gusohoza ayo masezerano, ama etaje akubakwa, abantu bakayabamo. Ushobora no kuyibamo rwose uyikodesha, ariko ukaba muri etaje, kubera ko ari iby'Imana yari yaravuze ku buzima bwawe. Ushobora nawe no kuyubaka. Rero Imana ni Imana ishobora byose y'inyembaraga. Imana nimba yarakubwiye ngo nzaguha igihugu cyiza, nyine igomba gutanga n'uburyo kikubaka, nawe ukakigiramo uruhare. Iterambere ukaribamo, nyine ukagenda ahantu heza, ukaryama ahantu heza, ugahumeka umwuka mwiza. Imana ishimwe. Ni Imana isohoza amasezerano. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzakora bizinesi yambukiranya ibihugu, uzagenda mu ndege, uzagenda. Uyu munsi ukaba ubona abacuruzi benshi bajya kurangura mu bihugu byo hanze. Icyo ni ikintu kikwereka ko hari amasezerano Imana iba iri kugenda isohoza. Imana ni ishimwe. Ntibikagutere ishyari, ahubwo ujye uhereza Imana icyubahiro. Uvuge ngo ibya Yesu ni ku murongo. Ubwo dosiye ye igezweho, akaba atabawe, akaba asohorejwe isezerano, ejo noneho ni iki? Imana ni ishimwe. Nakubwiraga ngo komeza ube mu bihe byiza byo gusenga. Ntugakore ikosa ryo kubyuka ngo ugende udahereje Imana icyubahiro. Ongera ugirire Imana icyizere. Garura icyizere ku Mana. Ongera uyizere. Muri iki gitondo badukana imbaduko yo kwizera Imana. Mu kazi ugende wizeye, mu bucuruzi wizere, ndetse no muri urwo rugendo ugiye gukora rwo kujya kurangura, ugende wizeye Imana.
ko iri buguhuze n'imari nziza, kuko ni Imana irinda isezerano, yarangiza ikarisohoza, yarangiza ikarinda n'uwo yarisezeranije. Imana ni ishimwe cyane. Rero munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ibice 3, turahera ku murongo wa 8, ibyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. 9, umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo cya nibature ndashaka kuvugana nawe yuko ushobora kuba wirirwa ubara imyaka, ubara iminsi, ubara amezi umaze mu kibazo, umaze mu kigeragezo, kandi waravuganye n'iyera, ukavuga uti ni ukuri inzara iranyica, kandi Imana yarambwiye ngo izangaburira. Inzara iranyica, arambwiye ngo izampa akazi. Inzara iranyica, arambwiye ngo izankura mu bushomeri. Inzara iranyica, arambwiye ngo iraje. Ariko igisubizo kibaye ahangaha, ngo ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000. Ku mwami Imana, ku Mana umunsi umwe yo ibara nk'imyaka 1000. Noneho imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Urumva imitekerereze yacu nuko tubayeho biri inverse ku Mana. Twebwe uko tubara siko Imana ibara, twebwe ibyo tureba siko Imana ibireba. Ushobora kuvuga ngo ndashaje, ushobora kuvuga ngo rwose birarangiye, ariko Imana ikabona ariho igiye kukurenuvera, ikagukuramo umugeni mwiza, ikaguhuza n'uwawe, tugakora ubukwe, ababyeyi twese tugatera impundu. Rero ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka 1000. Noneho imyaka 1000 ku Mana ni umunsi umwe. None se ubwo ibyo bintu wabihuza ute? Ibyo ni ubwiru bw'Imana, ibyo ni ubwenge bw'Imana, ibyo ni ubushobozi bw'Imana. Niyo mpamvu Imana itungurana. Imana iratungurana, igakora ibituma twese duceceka, tukavuga ngo tubonye Imana. Abarokore bakuzura amashimwe, abapagani nabo bakuzura ishyari. Ariko ku Mana imyaka 1000, bya bihe birebire umaze mu buzima, bya bihe birebire ubona ko byarangiye, ku Mana yo ni nk'amasegonda, kuko iyizire byose irabihindura. Ijambo rikomeje rero ritubwira ngo ku murongo wa 9 riratubwiye ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo. Ndavugana n'abanyamasezerano, kuko turavuga kuri teme ivuga ngo Imana irinda isezerano ryayo, ndetse ikarinda n'uwo yarivuzeho, n'uwo yarihaye, kandi ikarisohoza. Imana igasohoza isezerano. Noneho rero ndavuganya nawe muri iyi minsi wacumuzwe n'amasezerano, umaze igihe ubona yuko amasezerano yawe ndetse yabaye imiranzi. Wowe uravuga ngo amasezerano yabaye imiranzi, abandi bati yari amahuri, abandi bati yewe Imana yaragushyeshyenze, bakakubwira ibintu byinshi by'ibicanege. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ritubwiye ngo iki? Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza. Ntabwo umwami Imana yatinjije iryo sezerano, ntabwo umwami Imana yakwihoreye, yakuretse, ntabwo umwami Imana yabivuyeho, ntabwo umwami Imana yakubeshye.
Imana iracyari Imana y'inyabushobozi, Imana irakiranuka muri byose, yewe Imana irera, Imana igira neza n'inyembabazi. Ntabwo Imana itinze isezerano ngo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza. Imana ishimwe, umva ahubwo impamvu, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishimwe. Imana ifite impamvu yatinjije ririya sezerano, yagira ngo nikora icyo kintu hatagira abarimbuka. Iravuga ngo reka mbe nditinjije, abantu babanze bihane. Imana ishimwe. Hari amasezerano Imana itinza kugira ngo abantu babanze bihane. Hari amasezerano Imana itinza kugira ngo hatagira urimbuka. Imana ishimwe cyane. Imana rero irinda isezerano ryayo, kandi Imana isohoreza isezerano. Nuhumure, Imana izakurinda nubwo bishinyitse, nubwo bishaririye, ariko Imana izakurinda kugeza igihe izagusohoreza isezerano ryawe. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke, muhure n'Imana. Imana ikomeze ibanezeze, Imana ibishimire, Imana ibarinde. Shalom.